hagamijwe gukomeza gufasha impunzi n'abanyarwanda baturanye nazo kwigira bakiteza imbere. Guverinoma y'u Rwanda ku bufatanye na Banki y'Isi yateguye umushinga Jyambere ugamije kwegereza impunzi n'abanyarwanda serivisi z'ibanze zibafasha mu iterambere mu turere 5 dufite inkambi z'impunzi. Utwo turere ni akarere ka Kirehe karimo inkambi ya Mahama, akarere ka Karongi karimo inkambi ya Kiziba, akarere ka Gisagara karimo inkambi ya Mugombwa, akarere ka Nyamagabe karimo inkambi ya Kigeme, akarere ka Gatsibo karimo inkambi ya Nyabiheke, ndetse n'uturere twa Gicumbi, Huye, Bugesera n'umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere twa Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge, ahari impunzi zituye mu mijyi. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku bukangurambaga bwakozwe ku gice cya 2 cy'umushinga kigamije kwegereza imari impunzi n'abanyarwanda baturanye nazo. Impunzi n'abakoresha batanga imirimo basobanuriwe uburenganzira bw'impunzi ku murimo n'ibikorwa bibyara inyungu. Hari impunzi zatangiye gukorana n'ibigo by'imari bikorana n'umushinga Jyambere, barakataje mu kwigira. Baradusobanurira uburyo bahawe amafaranga y'inyunganizi abafasha mu bucuruzi no mu yindi mishinga yabo ibyara inyungu. Tujya kwaka inguzanyo, twatse inguzanyo tutazi ko bazadusonera, ariko tugejeje hagati baje kutubwira, baduhamagaye batubwira ko badufashije. Nari natse miliyoni 2, ubwo nagombaga kwishyura miliyoni 2,200 mu gihe cy'umwaka, mezi 12. Ariko ngejeje ku mezi 6 baraza barambwira namaze kwishyura miliyoni 1,100, barambwira bati ubwishu n'ubwo ngubwo twagusoneye 1/2 cy'amafaranga twari twaguhaye. Byaranejeje cyane kuko ayo mafaranga yatumye business yanjye izamuka, kuko nk'ubu nari mfite ikibazo nk'imashini sinayigiraga, ariko mashini yo gufotora muri ayo mafaranga bansoneye nahise njya kuyizanamo. Ndashimira umushinga Jyambere kuko wadufashije cyane, nansaba ko bakomeza kudutera inkunga kuko n'ubundi tugifite ibibazo by'iterambere, ariko kubwo gufashwa nabo turatekereza bizagenda bikemuka. Bampaye inguzanyo 800, bansonera 400. Icyo ni ikintu cyiza cyaranadutangaje, ntabwo twari tuzi ko bishobora kubaho. Nari mfite amafaranga make cyane, nongeraho yayandi bituma naguka mu bucuruzi, ngira n'ikindi kintu nshobora no kuzigama ku ruhande, ngacuruza nkanazigama, nkagira n'utundi twaguka ku ruhande, ntari gukora ikintu kimwe gusa. Mu by'ukuri ndashimye kandi ndashimye cyane, ntago nari nzi ko Minema ibirimo, nanzi ko dukorana n'inkomoko gusa. Nagize ubushobozi ntari mfite, binabasha no gutuma nikemurira ibibazo nari mfite. Jyambere baraje barareba ibintu mfite, barambwira ati tuvana ukomeza uzamuka nta kibazo, ubu rero urashaka indi nguzanyo? Cyane ndayishaka, mwamumfashije. Baraza barampereza inguzanyo, bayimpaye bampaye 800, maze kwishyura ngeze mu gice bambwira ati rekeraho, ati ayasigaye Jyambere izayakwishyurira, tuhagarariraho ayo twagusabaga nayo, asigaye baragufashije nayo imfashanyo ya Jyambere yatanze. Narishimye cyane, ahubwo navuze ati ragahoriza ize gufasha abantu, isifasha impunzi. Mu gutera inkunga imishinga y'abanyarwanda batuye mu turere twakiriye impunzi, twaganiriye na bamwe muri ba rwiyemezamirimo bahaye impunzi akazi mu mishinga yabo. Barasobanura uburyo umushinga Jyambere wabateye inkunga ndetse n'uburyo bagiye gukomeza gukorana n'impunzi. Rwiyemezamirimo w'umunyarwanda asabwa kugira abakozi b'impunzi nibura 10% by'abakozi bose akoresha. Inguzanyo nahawe amafaranga 500. Muri ayo 500 nishyuye 1/2, ubwo ni 50%, andi 50% umushinga Jyambere urayantangira. Abo bantu b'impunzi nahaye akazi ni abantu 2. Icyo nababwira, ndabashimira cyane kuko bamfashije gutera imbere, kandi bituma nanjye ngira abo mfasha kugira ngo nabo batere imbere. Twaganiriye na bamwe mu mpunzi zahawe akazi na ba rwiyemezamirimo b'abanyarwanda, badusobanurira uburyo akazi kabahinduriye ubuzima, ubu ngo imibereho yarahindutse. Barashimira umushinga Jyambere uburyo wabafashije kubona akazi. Baje bashaka rero impunzi yize comptabilité kugira ngo ize gukorera muri uru ruganda. Maze umwaka no mu ruganda rwa Kirehe Rice nkakorera,
Nyarwanda ni abavandimwe nta kibazo, ni nko mu bavandimwe mbese ndisanga. nkaba ndi hano narabonye akazi gutewe na minisiteri ishinzwe ubutabazi dufasha kurwanya ubushomeri bwo mu nkambi. Ubuzima bwo mu nkambi ni ubuzima bubi cyane, gutekereza ngo uzafata 3 uri umuntu w'umusore uri kumwe na mama wawe na papa wawe bari aho hafi, usanga bigoranye cyane, bikatuviramo no gushaka banywa ibiyobyabwenge bitari ngombwa bitewe no kuba nta opportunity yo kubona akazi, kuko abenshi bafite ububasha. Kuko kuri uyu munsi umushinga jya mbere ufatanyije na Minema n'izindi nzego zigenda zibidufashamo gushaka akazi. Ubu maze amezi 3 ariko ubuzima mbayemo ngubu kugenda bugenda neza, nanze binsaba no kuba nagurira na mama igitenge, akavuga ko udufaranga yagiye abona gutanga kuri Minerval twagize akamaro. Kugira ngo abikorera n'impunzi basobanukirwe uko bashobora kubona no gukoresha amafaranga ateganijwe mu gice cya 2 cy'umushinga jya mbere, hakorwa ubukangurambaga bugamije gusobanura uburenganzira bw'impunzi ku bikorwa bibyara inyungu. Twaganiriye nabo mu nzego za leta n'iz'abikorera mu turere dukoreramo uyu mushinga, basobanuriwe uko bakorana n'umushinga jya mbere. Nyuma yo gusobanurirwa ibikorwa by'umushinga nuko bazakorana nawo, nuko bumva akamaro ka jya mbere. Uyu mushinga uzadufasha ku buryo bukomeye kuko ni inyungu z'akarere, ikaba inyungu z'abaturage ndetse n'impunzi akarere ka Bugesera gafite. Kuko rero twabisobanuriwe n'amafaranga menshi y'inyunganizi afasha abantu mu rwego rwo kwiteza imbere. Numva rero abaturage bacu mu rwego rwo gutinyuka inguzanyo, mu by'ukuri n'uwari ufite ubwoba bwo gushora imari kuri iyo nyunganizi bimuha imbaraga nyinshi naho yahera. Numva twabishimye kandi tukaba turi bukoreshe ibishoboka byose aya mahirwe akamenyekana, akagera kuri benshi, abantu bakategura imishinga mu buryo buhuje n'amabwiriza, ku buryo bishobora kubafasha kwivana mu cyiciro kimwe bibajyana mu kindi bagana mu iterambere. Aya mahugurwa cyangwa ibiganiro dushoje bitweretse uko umushinga jya mbere nubwo umaze igihe ukora, ariko noneho tubivuye imuzi. Twebwe nk'abayobozi n'ubusanzwe by'umwihariko mu murenge wa Mahama hari abaturage bari baratangiye kuyoboka ibikorwa byose by'umushinga jya mbere project. Uyu munsi icyo tugiye gukora ni ukwagura, tukongera umubare w'abaturage bacu. Hari abaturage batandukanye bari mu bucuruzi, bari mu buhinzi n'ubworozi. Ni ubukangurambaga noneho tukabukora buhereye hasi ku isibo, kugira ngo abaturage benshi, ko tumaze kubona ko uyu mushinga jya mbere ufite amafaranga menshi kandi agenewe kugira ngo imibanire n'iterambere ry'impunzi n'abanyarwanda rirusheho kugenda neza. Nk'uko twabigarutseho, igice cya 2 cy'umushinga jya mbere kibanda ku korohereza impunzi n'abanyarwanda gukorana n'ibigo by'imari mu kwiteza imbere binyuze mu gutera inkunga imishinga yabo ibyara inyungu. Abahagarariye ibigo by'imari bikorera mu turere dukoreramo uyu mushinga nabo basobanukiwe uburyo bazakomeza gukorana n'umushinga jya mbere. Barakomeza kudusobanurira icyo bagiye gukora nyuma yo guhabwa aya mahugurwa. Iyi matching grant kizahindura bwa mbere iyo abantu bumvise ko hari umushinga ushobora kubaha inyunganizi, bagira morali izamutse, ubushake bwabo bwo gukoresha inguzanyo burazamuka. Icya kabiri ni uko impunzi ziriyumva mu gikorwa cy'uko nazo ari abantu bari ku butaka bw'u Rwanda, igihugu kishyira muri gahunda zacyo. Nk'aho kuba ukoresha impunzi hari ababitinyaga, baraza kubitinyuka. Impunzi hari uko ziyumvaga ko zidafite uburenganzira, ubu n'ubu ziraza gusobanukirwa ko nazo zitekerezwaho muri gahunda ya leta. Matching grant rero ikizatumarira ni uko irorohereza wa muntu kwishyura ya nguzanyo, natwe irazamura umutekano wo kumva ko wa mukiriya aho yagera yunganirwa mu gihe yaba yujuje ibisabwa kugira ngo yunganirwe. Kugeza ubu ngubu hano Karongi uyu mushinga watangiye, twari twatangiye ngira ngo hari inoza jya mbere igitangira. Dufite abantu hano muri Karongi bashaka kubagera muri 200 ahari. Harimo abamaze kuba approved by BRD n'abakeneye kuba approved. Inyungu tuyifitemo nanoza nk'inkomoko cyangwa se AEC, kubera yuko already niba umukiriya abaye afite yujuje ibyo bisabwa kugira ngo abone matching grant, kuko ndafasha wenda $1 million y'amanyarwanda agomba kwishyura amezi 12. Iyo amaze kwishyura amezi 6
y'amafaranga ya matching grant yarayabonye urumva ko twebwe ya noza twari twamuhaye y'amezi twari twamaye 12 ahise ba icya kabiri bivuze ngo nibura mu kwezi kwa karindwi cyangwa kwa munani aba yemerewe guhita yasaba iyindi nguzanyo which is good kuri twebwe batugane kuko umva niba mvuze harabayahawe tuvuge ufate ntanga urugero rwa hafi ufashe miliyoni wenda 50 ufitemo inkunga ya 15 baguhaye n'inyungu zazo ikaba 19,500 kose wakunga rya 19 mu myaka ingahe rero numva nta mukira akwiye gutinya inguzanyo cyane cyane nk'ingiye yajya mbere project. Bamwe muri ba rwiyemezamirimo bari bataramenya amakuru ku mushinga jya mbere bagaragaje ibyishimo ngo bagiye gukorana n'uyu mushinga mu iterambere ry'uturere bakoreramo. Mbere na mbere reka mbashimire kuko ntabyo twari tuzi tubimenye mu kanya mutubwira mudusobanurira nyine ibirimo kandi na mahirwe kuri twebwe yavamo amahirwe no kuri izo mpunzi kubera ko zibashije kubona akazi zigahugurwa kuko ibyo turi gukora hano ntago biba mu Rwanda n'ubwa mbere tubizanye n'ababidufashamo benshi n'abanyamahanga tubashije kubona abanyarwanda turabafite ariko tubashije kubona n'impunzi kuko zibabaye kandi zikeneye amahirwe menshi nabo urumva nabo babyungukiramo. Rero uyu mushinga ni mwiza ngewe nawukunze uduhaye amahirwe tutakagombye gutakaza so turagenda tubikurikirane muri banke turebe niba twaba selected. Abamaze kubona akamaro ndetse n'inyungu mu gukorana n'umushinga jya mbere barashishikariza abandi kuvana amaboko mu mifuka bakabyaza umusaruro amahirwe ari muri uyu mushinga. Ni ukuvuga uwo mushinga urahari tumaze kubona umaze kudufasha cyane kandi n'abandi n'abavandimwe n'abaturanyi bose barakomeza kubafasha. Ni ikintu nababwira cyo no gukura mu Kirundi tuvuga ngo no gukura amaboko mu mpuzu ngo no gukura nganga amaboko mu myenda mu Kinyarwanda. Ubwo rero nubwo bakanguke bakore. Ubutumwa natanga nuko abantu bose nabashishikariza kuza mu mishinga itera inkunga kuko iyo bayigezemo bibatera kuzamuka bijyanye n'iterambere bafite bakabafasha iterambere ryabo rikazamuka. Umushinga jya mbere uzazamura imibereho y'impunzi zive mu gukomeza gutungwa n'imiryango nterankunga gusa nk'uko umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa by'imishinga muri Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi abisobanura. N'umushinga ugamije guha ubushobozi impunzi n'abaturage b'abanyarwanda baturanye nazo baturanye n'inkambi z'impunzi kugira ngo babone ibyangombwa by'ibanze babashe kwiteza imbere. Mu kubaha rero ubwo bushobozi bizanyura mu bikorwa binini bitatu. Hari igice cya mbere kirimo kubaka imihanda. Imihanda iri mu turere tubiri, akarere ka Kirehe iruhande rw'inkambi ya Mahama hazajya umuhanda wa kaburimbo, hakaba ndetse n'undi muhanda wa kaburimbo nawo uzajya mu karere ka Karongi gafite inkambi ya Kiziba. Hakabamo rero kubaka ibyumba by'amashuri kugira ngo turwane n'ikibazo cy'ubucucike ndetse no gutanga ireme ry'uburezi rihamye mu nkengero z'inkambi z'impunzi kugira ngo abanyarwanda bashe kwigana n'impunzi baturanye nazo. Hakabamo nanone ikindi gice cyo kubaka amavuriro, amasantere de santé ndetse n'ibitaro ndetse no kubaha ibyangombwa by'ibanze kugira ngo babashe gutanga serivisi nziza kandi zinoze kuri abanyarwanda ndetse impunzi zituye muri izo nkambi. Hakabamo igice nanone cyo kwegereza amazi meza abanyarwanda ndetse n'impunzi ziri muri utwo duce. Ndumva ari byo bikorwa binini birimo mu gice cya mbere. Hakabamo ndetse n'amasoko hamwe na hamwe, ntabwo ari mu turere twose ahakenewe amasoko. Hanyuma rero hakabamo n'ikindi gice kinini nacyo cyo gutanga ubushobozi mu buryo bw'amafaranga binyuze mu bigo by'imari. Ni igice cya kabiri cy'uwo mushinga kugira ngo impunzi ndetse n'abanyarwanda bafite imishinga bashobora kujya gusabira ubushobozi bw'amafaranga mu bigo by'imari bazabone n'inkunga kuri uyu mushinga kugira ngo babashe gushaka akazi cyangwa kukabona ndetse no kugenda bateza imbere ibikorwa basanzwe bakora kugira ngo babashe kubona ubushobozi bwo kubaho. Hanyuma ikindi gice gikomeye nacyo ni igice kirebana n'ibidukikije. Buriya ahantu hatuye inkambi hari inkambi z'impunzi twagiye tugira ibibazo bikomeye by'iyangirika ry'ibidukikije kubera ikibazo cy'amazi yagendaga aturuka mu nkambi. Uyu mushinga rero uzazana nk'igisubizo cyangwa waje nk'igisubizo kugira ngo turebe uburyo ibyo byobo binini bigenda bicukuka ubwo butaka bugenda butwarwa dushobore kubusubiranya. Ubukangurambaga bukomeje gukorwa mu turere 5 turimo inkambi z'impunzi ndetse n'uturere twa Gicumbi,
Huye, Bugesera n'umujyi wa Kigali. Amafaranga angana na miliyoni 12 z'amadolari y'Amerika nizo zateganijwe mu gutera inkunga imishinga ibyara inyungu yakozwe n'impunzi n'abanyarwanda batuye mu turere twavuzwe haruguru.